Mbanje kubasuhuza, hari ikintu maze iminsi ntekereza, ndeba kandi nkanibazaho, nagira ngo mbabwize ukuri kandi mbwiza ukuri Minisiteri ishinzwe ibidukikije, ishinzwe amashyamba n'imigezi n'ibiki, icyo kintu ndagira ngo baturage, abantu mwese munkurikiye, tugitekerezeho kandi twibaze, tunisubize, niba ngombwa leta nayo izagifatira umwanzuro. Ngira ngo muri kubona kuri aya mafoto, nakomeje kugenda mbereka, murabona ni amafoto atandukanye ariko nafatiye ahantu hamwe. Mu by'ukuri iyi ni poroje ya leta yashyizeho yo gutera imigano akikije imigezi, ariko mu by'ukuri iyi poroje sinzi papasi yayo. Ese tubanze turebe inyungu yayo, inyungu y'iyi poroje. Iyi porojegite wenda twavuga ko ifite inyungu y'uko ino migano wenda izakorerwamo ibikoresho runaka byifashishwa mu bintu bitandukanye. Ibyo byo turabizi ko imigano ivamo ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa mu kazi ka buri munsi cyangwa mu bintu bitandukanye. Ikindi ngo imigano ifata amazi, ifata ubutaka, ikarinda ko isuri yatwara ubutaka. Ariko ntekereje kuri izo ngaruka nziza yagirira umuryango nyarwanda, abaturage, ziri munsi cyane y'ingaruka ino migano izagira mu buzima bwa muntu, bw'abaturage b'u Rwanda. Murabona kuri uno mugezi, mu by'ukuri ntabwo ari umugezi munini, ntabwo ari ukuvuga ngo ni umugezi munini, ni akagezi gaca kari mu tubande, ibyo twita imibande. Ni utugezi turi aho twa nta kigenda nyine dutoya, kandi urabona ukuntu ino migano iregeranye pe mu by'ukuri. Ikindi buriya amazi atwara ubutaka mu kabande ntabwo ari amazi aba yo mu kabande, ahubwo ni amazi aba yaturutse imusozi. Ngira ngo ahubwo leta ari gufata ingamba zo kurwanya imirwanyasuri ihereye ku misozi, apana mu kabande. Ikindi ntekereza yuko ibi bizagira ingaruka ikomeye ku baturage, ingaruka zikomeye. Iya mbere, imigano irona, nta muturage uzongera guhinga impande muri ino mirima mubona yose hano, nta muturage uzongera guhinga ngo yeze. Imigano yica ubutaka buyegereye, nta kintu wahinga ngo cyere. Ikindi, imigano ikurura inyoni. Niba kano kabande bahingagamo ibintu by'imbuto, inyanya, umuceri, inyanya wenda, intoryi, karoti buryo nta kibazo, inyanya, intoryi, puwavuro, twavuga ibyo, reka tuvuge ibyo. Inyoni murabizi ko zona inyanya, zikona intoryi, zikona puwavuro. Nta kintu umuturage azongera guhinga cyerekeranye n'imbuto n'imboga zimeze gutyo. Ikindi, umuceri, murabona harimo abaturage bahingaga umuceri, ibigori, sibyo? Reka dufate urugero rw'umuceri n'ibigori. Inyoni ku kigori cyangwa ku muceri, ngira ngo murabizi ibyo ngibyo, nta muturage wakongera guhinga rwose ahantu hari inyoni zingana gutya ziri mu migano, kuko imigano niho inyoni ziriya zitwa amasandi zarika, kandi ziriya zikunda umuceri, zikunda ibigori cyane n'amasaka. Kuba kuriya zigenda zikokora amasaka zijya kubaka amazu yazo zibamo, murabizi. Umuceri ho nta muturage uzongera guhinga umuceri. Mu by'ukuri njyewe nabitekerejeho kandi ndarezona, ntekereza poroje abazungu bagira. Buriya Abashinwa bigeze guhura n'ikibazo cy'inyoni nyinshi, kandi ino poroje numva ngo ni Abashinwa ngo bagiriye inama leta y'u Rwanda. Ibyo ni byo numvise ariko ntabwo mbihamya, simbihagazeho.
Abashinwa ku bwa Mao Zedong mu 1960 ndakeka niba ntibeshye, habayeho kwica inyoni, uretse ko nabyo byabateje icyorezo kuko buriya muri ecosystem ya environment bisaba yuko buri kimwe kigira akamaro ikindi. Inyoni zarabajujubije zikajya zibonera, hanyuma bigeraho abaturage inzara irabica, bafata icyemezo, Mao Zedong afata icyemezo cyo guhiga inyoni. Inyoni barazihiga, barazica, birangije inyoni kubera ko zirya insect, birangiye insect zirabatera, nazo insect zirabonera. Kuva icyo gihe bahagarika kwica inyoni kubera ko inyoni zirya insect. Insect iyo zororotse rero zirya imyaka nayo ikonwa na insect mu cyimbo cyo konwa n'inyoni. Urumva ko ni ecosystem, hagomba kubaho balance. Rero balance ndi kubona bari gushyira mu mibande, si ku migezi principale, kuko ku migezi principale ho ndabyumva pe, ndabyumva ko imigano ikenewe ariko apana myinshi, kuko urabona ino migano ni myinshi iregeranye, nta na metero hagati y'umugano n'undi, metero 5 nta metero zirimo. Ibya mbere cyo uzabyigana, nirangiza kubyigana yakuze inyoni zarikemo n'ibindi bisimba, nirangiza byonere abaturage, nta muturage uzongera guhingaho, nta muturage uzongera kugira ikintu yeza. Ewe tufate n'abahinga muri ako gace iyo migano iherereyemo ku misozi, nta muturage uzongera kuhinga ngo ikintu cyere. Abazungu rero bagira poroje y'igihe kirekire. Niba ino poroje koko ari iy'Abashinwa, nkeka ko ikintu cya mbere babanje kumenya, babanje kubona, babonye ko muri Afurika cyangwa mu Rwanda dutangiye kwihaza mu biribwa, dutangiye kujya dusagurira amasoko, dutangiye kureka kwegisipotinga no kwipotinga ibintu biva hanze nk'akawunga n'umuceri. Kandi Abashinwa bafite isoko, bafite abantu baproducinga ibintu byinshi bijyanye n'akawunga n'umuceri boherezaga muri Afurika. Bafite poroje rero y'ikintu natekereje, bashobora kuba bafite poroje yo gukora ibyo bintu, yo gukora iyo poroje nk'iyo ngiyo kugira ngo itwonere, nirangiza kutwonera inzara itwice, dukomeze tubategeho amaboko. Urabizi mu Rwanda hatwara abantu bari bamaze gukora inganda nyinshi zitunganya umuceri n'izitunganya akawunga, kubera ko umusaruro wari warabonetse. Umuturage w'u Rwanda nta muturage wifuzaga akawunga, nta muturage rwose wifuzaga ikintu cyitwa igikomoka ku bigori. Icyo cyo twari twaragikemuye, ariko nyuma y'imyaka 10, si n'10, nyuma y'imyaka 5, nta muturage uzongera kujyana kweza ibigori cyangwa amasaka cyangwa umuceri. Ibyo byo tubyibagirwe pe, ibyo tubyibagirwe, tuzongera gusubira kurya ibiturutse hanze, gukenera akawunga gaturutse hanze n'umuceri. Izindi ngaruka, abajura babonye aho bazajya bihisha. Urugero, niba ari nk'imigano yegereye umuhanda, nta muntu uzongera gutambuka aho ngaho, bitewe n'uko hazaba hari imigano, hari inzitane y'imigano. Umujura azajya kwiba agende yihishemo. Ngira ngo uretse, ntabwo twakwirirwa tureba n'izindi ngaruka, reka turekere izo ngizo. Izo ngaruka zizateza ibibazo byinshi cyane: inzara, ubujura, ubugizi bwa nabi. Ibyo bintu byo tubyitege nyuma y'imyaka 5 ku bantu bahinga cyangwa baturiye imibande yatewemo imigano. Ibi mvuze rero si ukurwanya leta, si ukurwanya uwazanye igitekerezo, si ukurwanya abo bazungu bagiriye inama inoze igitekerezo nk'icyo ngicyo, bagira leta y'u Rwanda igitekerezo nk'icyo, ariko ndagira ngo dukanguke tunivuganire, kuko niba umudepite cyangwa abari mu nteko ishinga amategeko barashyize iyo poroje, ntabwo bazi, wowe muturage wo hasi ntabwo bazi uko imibereho ntabwo barayizi, ariko ntabwo bazi ubuzima bwa buri munsi, uburyo wari ubayeho uhinga hafi y'aho ngaho. Ntabwo bazi izo ngaruka nizikugeraho, bazabibona nyuma byaratinze, ariko wowe byarakugizeho ingaruka. Rero leta y'u Rwanda nidufashe iki kintu, ibanze igitekerezo, gisuzume niba hari ubundi buryo izakoresha kugira ngo itunge abaturage bayo,
ibyo nabyo bitumenyeshe murakoze, ibindi ubwo muragenda mutera komenti mushaka mutanga ibitekerezo byanyu murakoze.